ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabasohoje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa neba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, Yesu nashimwe. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, dushimiye intwari ku rugamba. Umunsi nk'uyu dutangira iki cyumweru, nyemerera uhereza Imana icyubahiro, ibyo yakoze n'ibyo izakora. Imana ishimwe. Zamura icyubahiro cy'Imana, Imana ishimwe. Ongera ubwira Imana turakoze Imana kunyimana, urabikoze. Ndavugana n'ab'Imana yarinze murwaye kabakiza, hereza Imana icyubahiro. Ndavugana nawe wagiye mu rugendo, Imana ikagendana nawe ikagushyitsa amahoro, Imana ishimwe. Ndavugana nawe wari ufite ideni rikumereye nabi ikaba yakwishyuriye, Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro, ni intwari ku rugamba. Iki gitondo banza Imana muri byose, banza Imana muri gahunda zawe z'iki cyumweru, banza Imana uhereza Imana icyubahiro, banza Imana, banza Imana, banza Imana, banza Imana ku bawe no ku byawe. Imana izahakubera, izakurindire ibyawe n'abawe, Imana ishimwe. Banza Imana ku banzi bawe, ihagarare hagati yawe nabo, Imana ishimwe. Ibacanganyikishe mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana ikuvuganire, inaguhorere, Imana ishimwe. Iki gitondo tubyukiye imbere y'Imana, tubanje kuyishima kandi twishinganishije mu budahangarwa bw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Reka iki cyumweru tuzaganire kuri teme yitwa kurekura. Iyo urekuye, hari urekura kubera yuko hari icyo wari ufashe, hari icyo wari ufashe mu kiganza cyawe, hari n'icyo uba ufashe mu bitekerezo ndetse no mu mutima, ariko turiga ku ijambo ryitwa kurekura. Kurekura, ubwo icyo utarekuye urafata ugakomeza, Imana ishimwe. Rero sinzi icyo muri iyi minsi, sinzi muri iyi minsi ikigufashe, muri iyi minsi ufite ikigufashe. Birashoboka ko hari ikigufashe kidafite akamaro, hari n'icyo nawe ufashe kidafite akamaro, ariko Imana ishimwe. Icyama ugafata ku binyita bya Yesu, icyama Imana ikagufata ikagukomeza, Imana ishimwe, byagenda neza cyane. Ntabwo nzi ikigufashe, ariko ikigufashe nimba ari ikimyuka mibi kikurekure mu izina rya Yesu Kristo, ukomeze ugende. Kandi nimba ufashwe n'amaboko y'Imana, agufata gukomeze, ubone umugisha w'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe nimba ufashe ibidafite umumaro, ubirekure mu izina rya Yesu, kuko igihe byakudindirije kirahagije. Ubare imyaka umaze n'igihe umaze ufashe ibidafite umumaro, ubirekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kuvugana nawe muri iki gitondo ngo ufashe iki. Nimba ufite ibintu ufashe bidafite umumaro, ubirekure. Kandi nkakwifuriza ngo imbaraga z'Imana zigufate, zo zikwifatire, ukuboko kwa Yesu kugufate. Yesu nashimwe, kuko Yesu nagufata arabikugenzereza neza. Yesu nagufata aragukomeza mu nzira yo gukiranuka. Yesu nagufata, ariko aragufata kuko wamwemereye ngo akubere umujyanama, akubere umuyobozi, akubere umwami n'umukiza wawe. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero biragushobokera kubwo kumva nawe uzinutswe ibyaha, kubwo kumva uzinutswe kugenda ugendana ibyaha n'ibicumuro. Rero iyo ubwiye Yesu ngo ndatsinzwe, ngirira neza, mbabarira, Yesu rataraza akagufata akagukomeza, hanyuma Mwuka Wera akakongerera ibihe byo gusenga, akakongerera imbaraga muri urwo rugendo utangiye. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero twihuse dusome igitabo cya Mose Itangiriro, ibice 32, duhere ku murongo
wa 23 titire y'ijambo handitse ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Imana ishimwe. Nawe uyu munsi ukirane n'imbaraga z'Imana, ijambo ry'Imana ukirane, kandi rwose ukirane ndavuga mu bitekerezo, ukirane wanga ibibi, ukirane wanga amazina wiswe mabi, kubera ko ayo mazina wayiswe kubera witiriwe ibyaha, witirirwa imyitwarire itari myiza. Uyu munsi rero akira ijambo ry'Imana kubwo kumva hari ibyo uzinuswe. Dusome mu izina rya Yesu. 23 abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Imana ishimwe. Nawe urasabwa kugira ibyo wambuka, urasabwa kugira ibyo urenga, urasabwa kugira ibyo utambuka, urasabwa kugira aho uva n'aho ujya, urasabwa kugira yewe ibyo wambuka. Gira ibyo urenga, gira ibyo ureka, gira ibyo uzinukwa, gira ibyo gira ahantu uva n'aho ugera. Imana ishimwe. Hanyuma umurongo wa 24, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine, yasigayeyo. Hanyuma haza umugabo aramukiranya kugeza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Uwo ni marayika w'Umwami Imana akora ku nyonga y'itako rya Yakobo. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka. Bagikirana, ayiwe Imana ishimwe, bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Imana ishimwe. Nashakaga kukubwira yuko ubasha kwakira ijambo ry'Imana. Ndabizi urasenga rwose, ariko nyemerera wongere ibihe byo gusenga. Oya, wiva mu kw'Imana Imana itaguhaye umugisha. Imana yagusezeranije mu nzu yayo, mu ijambo ryayo, wiyumvira n'amatwi yawe ko Imana izaguha umugisha, ko Imana ihindura amateka. Imana irakubwira wa mubyeyi we ngo nzaguha umwana, wa mugabo we irakubwira ngo ntago nzakugira umurizo ahubwo uzaba umutwe. Ibyo Imana yarabikubwiye bivuga ngo nubwo uriho igisuzuguriro uyu munsi, ntabwo ari byo biri muri kamere y'Imana, ahubwo Imana yabaye icecetse gato. Ariko nyemerera nturekure Yesu wawe ataguhaye umugisha. Yakobo aravuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Ntukave mu kw'Imana, ntukave imbere y'Imana itaguhaye umugisha, ntukave mu bihe byo gusenga, ntukave mu murimo w'Imana itaguhaye umugisha. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo ufashe iki? Ese muri iyi minsi ni iki kigufashe? Nimba wari ufashe ibihe byo gusenga, wiva mu bihe byo gusenga Imana itaguhaye umugisha. Yakobo avuga neza ngo ntago nkurekura utampaye umugisha. Yakobo yari afite ubwoba, yari avuye kwa sebukwe, yari asubiye iwabo, kandi yari yiteguye yuko ari bukure na Esawu yariganyije umugisha, yarangiza agahura n'ingaruka z'uburiganya bwe. Arangije Imana ibonye ko yambutse Yaboki ari kwambuka, Imana ibonye ko afite ubwoba bw'ibicumuro bye, Imana ibonye guca bugufi kwa Yakobo, ngira hamusanga yewe. Arangije ngakirana na marayika w'Umwami Imana ijoro ryose. Ntago nzi amasengesho ukora igihe amara. Nimba urara ijoro ryose uri na marayika w'Umwami Imana, uri mu bihimbano by'umwuka, uri mu ijambo ry'Imana, ngo Yakobo yaraye akirana na marayika w'Umwami Imana. Marayika w'Umwami Imana aramubwira ati ndekura. Yakobo ati sinakurekura
utampaye umugisha. Yari azi ko nta mugisha afite, yari azi ko yitwa Yakobo umuriganya. Umuriganya nta mugisha aba afite. Ntabwo wewe nzi izina witwa, wenda witwa Mucutsumumpe, wenda witwa se umunyamagambo, wenda witwa Mujinya. Abantu bagiye baguhimba amazina, ushobora kuba n'izina wahimbwe utarizi, ariko ufite iryo wahimbwe. Uyu munsi rero urakwiriye yuko ubwira Yesu ngo sinkure kuri utampaye umugisha. Iyo ukomeje ugasoma, marayika w'umwami Yakobo yaramubajije ati witwa nde? Yakobo yabajije marayika w'umwami Imana, marayika w'umwami Imana yaramubajije ati witwa nde? Yakobo asubiza marayika ati nitwa Yakobo. Hanyuma aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Israheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubwira ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuhera umugisha aho. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo ukeneye kugera ahantu uhindurirwa izina, kuko Yakobo we yahise ahita Penuweli. Ukeneye kugeraho uva ahantu hitwaga Yaboki ahubwo hakitwa Penuweli. Ukeneye guhindurirwa izina, naho uhagaze, naho ukora, naho utuye hagahindurirwa izina, kubera Imana yahagusanze, kubera Imana yaguhinduriye izina n'amateka. Imana ishimwe. Shalom shalom. Mbifurije kuzagira icyumweru cyiza, muzahahe muronke umugisha w'Imana uzabagwireho, kandi Imana izabanezeze. Shalom shalom. Ineza yawe, Mana,